kandi muzandeke mvuge. Imana yasaruye ubugingo, nanjye ndi Imana natwa. Nshimye Imana ko kuri uwo munsi niba navuga okay, na nyuma twajyanye kwa muganga, ariko uwo mugoroba njyewe nawo bara nkaho ari uwanyuma, kuko ibintu twaganiriye wenda nitemonyanje y'undi munsi, ibintu twaganiriye njyewe Imana yanyiyerekeye ko ari imwitwariye. Nahagaze imbere y'abaganga bari gukora ibyo bakora, ndasenga, ndahagarara mbwira Imana ngo ukora ikintu ushaka. Kandi Imana ngiye kubona mbona nyine ikoze ibintu bingana nk'ibyo yaduhaye. Haleluya. Numva nyine nkumva umutima wanjye Liza ari, kuko n'umwanzuro ukomeye nashaka gufata, nkumva Liza ari itafari rikomeye cyane, usibye n'iryo kumubera icyitegererezo. Ntago Liza ari umuntu winaha, oya. Ha kintu kinaha yarakumbuye na kimwe. Hago nigeza mbona ari umugore ategereje kugira ngo ibyiringiro bye bizabe ko hani muntu yacu twarayiganiriye. Liza ejo bundi yasari gusengera utundi twana, yari gusengera utundi twana, yarakomereraga abandi ku buryo umuntu wese umureba ukibaza se ko nyewe ntanatwite, nkaba numva mfite nanameze gutya. Liza ko atwite inda y'amezi 9, Liza yakubaye mu bitaro kandi nawe n'umurwayi, ari gufasha abamama bose. Ariko nkagerana kuri ibintu muri kuvuga ntago bizakunda, ntago nakinjira muri kiriya cyumba. Ariko narabyutse mu gitondo nyine numva kwemezwa k'umutima ko ngomba kugenda nkinjira. Nukuri nagiye umuganga Imana yaduhaye wamukurikiranye aranyandikira ngo ibyo bintu bavandi, urugendo rwa Liza rwabaye urugendo rw'amahoro menshi. Ntago nigeze mbana nawe ngo mumenyere numve ndamuhaze, kuko ntago yari umuntu afite ibintu byo guhagika. Yari umuntu ureba ukabona agize ubwiza, wakongera ukamureba ukabona agize ubundi. Haleluya. Mfishe ko agiye kubyanda avuga ati umuntu wamerekeje ndi mu mbago ntago ari bugende wenyine. Turajyana tugenda twiteguye kubyara, tugezeyo badukora procedure zose neza, wigeze aturangarana. Abantu bari kuvuga ngo bararangaye, bari kubeshya pe, nta muntu wigeze aturangarana. Bamaze kutwakira tugeze mu cyumba, Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nago ndatangira mbabwira ngo biragoye ko nyiri ikintu mvuga mu by'ukuri, kandi sinirengagije ko bitagoye koko, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Liza nta muntu n'umwe uri hano ushobora kuza byibuze, ariko niyo abantu bagiye tujya tugerageza nyine guhuza inkuru ngo za nyuma ngo z'iby'Imana ngo yagaragaje, murabibona nyine dushaka kuremera umuntu uburyo bwo kumusobanura, kugira ngo twege twicaye muri iki gitaramo twihumurize, twumve nyine tuticariye ubusa. Ariko nishimiye ko tuzabana muri ibi bitaramo ndetse no muri urugendo rwo guherekeza ubuzima bwe. Nukuri mfite amahoro yo mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Imana yampaye ubuzima, ariko kuko ndi umuntu w'intege nke ntago nabashije kumva neza ikintu Imana impaye.
tumenyereye uko umuntu abaho, tuzi uko umuntu yumva ko ubuzima bukwiye kubabwamo. Nanjye nyine nagize ubwo buzima bwo kubana nawe, numva nyine ngomba kubaho nkabaho kwa kundi tubizi. Ariko ejo ntago njya kwa muganga n'ibihe bye byo kujya gukora check up, naramujyanaga namusigira ababyeyi cyangwa se abavandimwe. Ariko ejo mu gitondo ejo narabyutse umutima urangira ngo ugomba kugenda ukinjira mu cyumba nyine baramukoreramo ukaba uhari. Noneho ubuzima bwa Liza bwagiye uburyo ki Imana yampagaritse ahantu, umuryango mugari namwe inshuti, ukuri kw'Imana irakunyihera kari imutwaye. Yesu ashimwe cyane. Nyine Liza ntago yigeze yibaza ko ngewe nzaza, yari abizi pe. N'abantu banyegereye ba hafi, Marene na Parene bazaga bakagerageza gukora ikiganiro kinyigisha ukuntu nyine ngomba kubitinyuka nkaba mari, ariko nkahagarana kuri ibintu muri kuvuga ntago bizakunda, ntago nakinjira muri kiriya cyumba. Ariko narabyutse mu gitondo nyine numva kwemezwa k'umutima ko ngomba kugenda nkinjira. Nukuri nagiye umuganga Imana yaduhaye wamukurikiranye aranyandikira ngo ibyo bintu ngo ntago ari byiza kubireba, ngo icyo naguhitiramo ngo byihorere ngo nakanya gatoya, ariko niba ubishaka nta kibazo. Ntagango ubwo nta kibazo uguma iyo nama. Ariko numva ndi kwemezwa, ariko numvaga ngomba kuba mari nubwo ambwiye gutya. Haciye undi mwanya aranyandikira ngo ariko niba ushaka kuza urashobora kuza. Bavandi, urugendo rwa Liza rwabaye urugendo rw'amahoro menshi. Kuva yasama ntago yigeze arwara, ntago yigeze ananirwa. Nzabereka amashusho n'amavideo. Yari umuntu uturije Imana. Haleluya. Mfite umuvandimwe hano, umugabo wa mushiki wanjye, yampaye ahantu yakundaga yakoreraga, arambwira iyi gift ndayiguhaye, iyi se tugomba kuyikoreramo ubwo ugiye kuba umugabo. Ndahareba ndavuga amaye ikintu gikomeye, kandi pe ibyashobokaga byose kugira ngiye kuhakorera nabyo yiteguye kubima kugira ngiye gukora ubucuruzi. Banyifurizaga ko nacuruza kurusha ikintu cyose kuko ngo babonaga mbishoboye. Fata Liza ndavuga byibuze nitumara gutuza azagenda acuruza. Bene data, umuntu Imana yamaye tumaze mu kwezi mu rugo naramurebye, mbona umutima afite, numva yanyigishora mu mitima yacu rikumbwira ngo uyu mutima koko wawujyana hari ahantu urabona nyine yeze kugira ngo umujyane abe muri buriya buzima. Ndamureba ndavuga oya, ntago igihe cye kiragera cyo kujya gutuma ubuzima bwanjye ntekereza ko tugiye guhinga cyane. Naramurebaga nkabona ni nk'intama yicaye mu isi nta kindi kintu itegereje, yumva ko iri kuba. Ariko Liza tugendanye urugendo rwose, mbabwije ukuri nababeshya ngo hari umushinga nari mfitanye na Liza. Nta deni na rimwe Liza yari ariho yumva hari ikintu azakora muri ubu buzima. Yarabereyeho gukunda umugabo we byonyine. Yankoreraga, ntago azi kwiyumva ari wenyine nahari. Nanjye mbirebye ndavuga uyu muntu ukamureke, nkajya kunda kumubwira gutegereje kukureba ku myaka 28, kuko nagezaho nge ndi umuntu wiyangaje mu maproje menshi. Ndavuga rero ibi bintu reka ndeke kubirwana nabyo, nasenye urugo rwanjye kubera gushaka kumukoresha ibintu mbona ndashoboye. Reka muhe igihe nemere process azagendeshwe n'iminsi dukuze neza, nibyo byose bizaza. Ariko noneho kubireba nkakomeza nkabireba ukuntu yimereye, numva ngiye kuba umugabo udafite na kimwe mu nshingano zindeba nk'umugabo. Nzemera ko kigenda ngo ibi byanze, ngo nishyuye inzu ngo sindishyura, ngica irresponsibility yangoye. Ndagenda mu mugabo utuma umutima w'umuntu wanjye nibonera w'inama, nta kintu na kimwe kiburemerera. Imwe twagiye mu bintu kuko we naramubazaga ese umuhamagaro wawe ubundi ni uwuhe? Akambwira ngiye umuhamagaro wanjye ni ugukorera abantu. Numva noneho ko ngewe ntago nkunda ibintu bitarimo, ntago ndi kumva ikintu uri kumbwira. Ni gute wumva Imana yabiguhaye uzashobora kubikora ku isi? Kuko nashakaga mbwira ikintu abereyeho, just numve ikintu kiri kumutera ko turi kujyana. Noneho nkabona ndi kumurusha, nkabona nta kintu kimwe
cy'ukuri k'umutima we afite, nkabona ndi kumurushya, nkavuga reka niho igihe bizagenda mbyumva gake gake. Avana Liza, ndavuga reka njyewe nkora ibyo ngomba gukora. Noneho tujya rimwe muri event twagombaga gufasha abana, byari ibintu byo gufasha urubyiruko. Nukuri umuyobozi w'icyo kigo aradukunda cyane, adusaba kuzaganira nawe. Tugiye kuganira nawe aratubwira ndashaka ko muzaza kunsura, kandi muzaze mumbwire ikintu twakorana kugira nkorane namwe, ndumva mbikundiye. Ngenda mbwira Liza mu nzira nti wibuke ko wowe ntabwo uri mu gihe cyo gukora, ntabwo igihe cyawe cyo gukora kiragera. Akambwira ariko ndashaka kugufasha, ariko nabireba nkabona ni kwa kundi umugore aba yarabonye ko wakiriye kugira uhodinga inshingano, nkabona washaka kumfasha, ariko namureba nkavuga we ntabwo igihe kiragera. Aranyibeta, yari inshuti na papa we, arayimubwira. Papa aramubwira ngo Liza, niba hari umugabo nkunze n'umugabo wawe, umuntu utakwifuriza gukorera abantu, ugushakamo ko uzagira uburyo bwawe bwo kwikorera, icara utuze, ibyo bintu nibyo byawe. Araza arandeba arambwira ngo mushimiye ko wari utekereza kumvunikira. Iyo nkuru nyivuze kuko nicyo kintu cyakomeje umutima wanjye. Neje abantu bari hano narabibabwiye. Ngewe ndi gusenga ejo mvuye kwa muganga, maze kubona ko nta muntu utwaye Liza, bya bindi abanyafurika tujya shakira ibintu ahantu, urayibona bya bindi umutima ukubeshya. Ngewe Imana yanyiyerekeye ko ari imwitwariye. Nahagaze imbere y'abaganga bari gukora ibyo bakora, ndasenga, ngeraho numva umwuka nyemeje ko igisubizo ari Imana igifite. Ndahagarara mbwira Imana ngo ukora ikintu ushaka, kandi Imana ngiye kubona mbona nyine ikoze ibintu bingana nk'ibyo yaduhaye. Haleluya. Yo ngira Yesu ngo iki gikombe kiraremereye, ariko nanone nibuka ko ndi umukristo kandi nyamagarira imbere y'abantu nkabigisha. Amagambo yose navuze mbona amagazi imbere, ariko ngira ngo ese usa nanjye. Yesu ashimwe cyane. Ndataha, Imana ima gukomera mu mwanya bya bindi abaganga bari kutubwira. Ngeze mu rugo, Imana inyohereza abantu 3 baraza turasengana. Ndi gusenga nibwo numvishe ijwi rimbaza mu mutima, ariko Boneri mbwiza ukuri, uri kumbwira ngo Liza wenda like nago ngiye nasengaga nshaka kubwira Imana garura Liza, oya nasengaga nshaka kubaza Imana sobanurira ibintu biri kuba. Nibwo nyine umwuka wera yanahuje gusoma ubuzima bw'inkuru yari yaranditse mu buzima bwanjye. Haleluya. Sanga ni inkuru itari ifite ahantu ijya, yarangiye kubaho. Sanga n'umuntu mu buzima utari ufite vision habe nimwe uretse ngewe. Yari umuntu w'imbuto, ntago ari imbuto zazindi twera kuko twumva tugomba kuzera. Yari umuntu ufite ubuzima bw'urubuto rudatandukana nawe. Ntago wajya gukora, najyaga nkunda kumubwira ibintu akangira ngo ibintu umwuka atarama sinjya nshobora kubibaho no kubibamo. Iteka ryose ko na provokaga ibiganiro bigendanye n'ubuzima n'imibereho no kubaho, yarambwiraga ngo ibintu umwuka atarama sinzi kubibaho. Haleluya. Haleluya. Yo. Icyo kintu nyine iyo mutekereje ndavuga man, nta kintu wari warashyize inyuma y'uriya munsi. Ndi kumureba ahantu ari, nkamenye ko nta deni narike agiye mu buzima, ari kuvuga ko agiye atarangije. Haleluya. Bari kumbwira ngo nuvuge, nkaga ariko ubu koko iki gitaramo cyanjye n'umudamu wanjye mutamaye mvuge, musiko nazavuga ryari. Na Imana yamaye kumubera umuntu ahantu magaze iyo ndi kuvugana na Liza, kuko nabagaho iteka ryose. Ngewe nago ndababwiza ukuri, nago nigeze mfata Liza kubera ukuntu yari ateye. Nago nigeze nshobora kumufata ngo numve kari uwanjye. Nago nigeze mbana nawe ngo mumenyere numve ndamuhaze, kuko nago yari umuntu afite ibintu byo guhagika. Yari umuntu ureba ukabona agize ubwiza, wakongera ukamureba ukabona agize ubundi. Nago nigeze na rimwe magarara numve ndi umugabo we ku buryo
uyu ni umushumba utwigisha inyigisho z'umubano. N'ubwa mbere mu buzima bwanjye nashatse umuntu ndamubaza ikintu cy'umutima, ndamubwira ko nakunda umugore wanjye, abagabo muteye gute dutuma nta rukundo tugira? Nagiye kumureba ndabimubaza, arambwira oya, ansobanurira ibintu byinshi, kubera ko ukuntu yari ameze nta kintu nari mfite cyo kumuha ngo mwishyure uko kuntu gutuma nanjye numva hari ikintu namuhaye. Ndi kumureba cyangwa se ndi kugerageza nyine nkavuga Liza, urabona ko ubuzima nabanye nawe bwari ugukuri. Haleluya. Kambabwira ibanga soze, bya bintu tujya tugerageza gushaka ngo by'ubuhamya ndabifite byinshi pe, nabibabwira wenda Imana izafashe bibabwira. Urumva ngo twabonye ibi, ngo twabonye ibi, ngo twumvishe gutya. Bavandi twaganiriye wenda ntago nyivuga, ariko kiri muri bimwe mu bintu bikomeye, kiri bimwe mu mwanzuro wa mbere ukomeye numvaga nshaka gufata muri icyo gihe. Liza angira inama y'ukuntu abyumva, angira inama, ariko nyuma y'ikintu cyose akajya ambwira ngo Beri, kutabizi urasenga, ariko ubanza usenge. Ambwira uko ngomba kubigenza kose, akajya ambwira ubanza usenge, ubanza usenge. Nshimye Imana ko kuri uwo munsi niba navuga okay, na nyuma twajyanye kwa muganga, ariko uwo mugoroba njyewe nawo bara nkaho ari uwa nyuma, kuko ibintu twaganiriye wenda ni témoignage y'undi munsi. Ibintu twaganiriye ni ibintu bikomeye kuri uwo munsi cyane, none ntekereza ko ntashakaga kujya, ariko bikarangira ngiye, numva nyine nkumva umutima wanjye Liza ari, kuko n'umwanzuro ukomeye nashakaga gufata, nkumva Liza ari itafari rikomeye cyane, usibye n'iryo kumbera icyitegererezo. Na Boneri nta nubwo azi ibyo bintu twaganiriye, ntago abizi. Nshimye Imana rero ku bwa Liza, ibintu ni byinshi navuga ku bwa Liza, byinshi cyane, kuko she was so perfect. I've never, ntago ndabona umuntu umeze nka Liza w'umukobwa njyewe, kandi rwose mbona abantu benshi. Liza rero ikintu nzi cya mbere yagakwiye kwishimira iyo aba ari ahangaha wenda ari kutureba, ni ukubona abantu banezererewe umwuka wera. Liza yakundaga umwuka wera, ari cyo kintu twese nabasaba. Mu minsi yose muri iki gihe numvaga nagerageje gukomera cyane, kubera kuko ndazi Liza ni umuntu ukomeye, ni umuntu ukomeye cyane. Ndavuga Liza nzagukomera, nanjye nzakomera nkawe. Nshimye Imana rero ko Liza yatashye, kandi mva mbabwire njyewe ndazi neza nta no gushidikanya na gute ko Liza yagiye mu ijuru 100%. Icyo rero nababwira, natwe dukore kugira ngo tuzanyira hano Liza ari, niba dukunda kubana nawe. Nshimye Imana ku bwa Liza, kandi ntabwo ndari hano cyangwa mwese umuryango muri rusange, abasezeranye yuko Liza yaranyizeye cyane, ku buryo no kujya kwa muganga twarajyanye, ariko ntabwo nari nzi ko yapfunyitse mu bintu bye ibintu byanjye, kuko yarazi ko tuzaturi, ntabwo nari mbizi, nta n'ibyo ageze ambwira, ariko mu bintu yari yafunze brosada yandikaho ngo Beline, ashyiramo ikanzu, aravuga ngo ni Beline uzayambara. Ndamushimira cyane icyo cyizere yangiriye, kuko igihe cyose twavuganaga yabaga ambwira ukuntu, mu busanzwe nkunda abana, yabaga ambwira ukuntu abana nabe ari abanjye. Boneri yakundaga kumbwira, mu minsi yashize hari application nari ndi gukora, biragenda byanga, Boneri akajya ambwira ngo rega ntago wanye dutandereye abana, buri gihe niko yambwira. No, arabyibuka ndabizi, kuko arabyibuka cyane, yahoraga bimbwira, ngambwira ati erega, ngambwira ati Bone ngewe nitandukanyije nawe, niryo nambwiye, nitandukanyije nawe, kwizera kwanjye kurarema ibyo ndi gushaka, ariko bikanga. Buri gihe akambwira ati none se ngiye ko mbizi ko abana banjye rero uzabarera,
of course yabaga avuga ko nzafatanya na Liza nyine kumufasha mu bintu byose, ariko ngewe nabifata nk'ubuhanuzi kuko Boneri wari uri kuvuga ngo dore uyu niwe madamu wanjye nsigaranye, kandi koko nditeguye, yego n'ibyo mfite byose ku buryo icyo cyizere bose uko ari babiri bambonyeho cyo kuba nabasha gukunda bari abana no kubabera nawe asimbura umubyeyi, ariko ntekereza ko bambonye nk'ushobora kunganira umubyeyi. Nanjye Liza atari ahangaha nubwo uri ndamusezeranya yuko buri kimwe cyose kiri mu mbaraga zanjye kugira ngo bari abana bamere neza, bari abana bakure, cyose nzagikora, cyose gishoboka. Liza ni umuntu yagiye kwa muganga akuriwe afite amezi 9, ariko yareba abandi bamama batwite bo bari no munsi akabahagurukira akabateruza ibintu bateruye. Liza ejo bundi ari gusengera utundi twana, yarakomereraga abandi ku buryo umuntu wese umureba ukibaza se ko ngewe ntanatwite nkaba numva mfite nanameze gutya. Liza ko atwite inda y'amezi 9, Liza yakubaye mu bitaro kandi nawe n'umurwayi, ari gufasha abamama bose, ari kubatwaza ibintu batwaye, ari gusengera utwana. Nshimye Imana rero cyane ku bwa Liza ndamukunda, naramukunze ari muzima no mu rupfu ndamukunda, kandi kuko nzi ahari nanjye nzakora uko nshoboye kugira ngo tuzongere reunitinga na Liza mu ijuru. Nshimiye mwese, nanone mwese muramukunda niyo mpamvu muri aha, kandi nshimiye Boneri by'umwihariko ko yemeye ko mba inshuti ya Liza. Yego mwese rero Imana ibahereze umugisha, murakoze cyane. Agakiza kari gukora ku bantu bariho n'abantu basinziriye muri Kristo, basinziriye mu mwuka w'ubukristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo batureba ntago baturebera mu marangamutima twege dutuyemo, baturebera mu mwuka basinziriyemo. Yesu ashimwe cyane. Nabanye nawe ubwo buzima ari igihe ibintu byabaga nkamureba, mwumva suwanjye, mwumva n'uw'Imana, nanjye nkategereza kumva ijwi ry'Imana uko rinyigisha kumukorera no kumufasha. Hari n'ibyo byazaga nkumva ngewe ntago ari nje bireba, navuga Liza ubundi simba mbona uruwanjye mu mutima, nkumva niko ndi kwiganiriza. Ibintu byawe bifite ukuntu bitangira n'ukuntu birangira. Yesu ashimwe. Ndikugera mu cyumba, umutima w'Imana ukambwira ngo naguseka cyane ubabaye, ugasa nkaho ushaka kumva icyuho cya Liza, kuko nyine ahantu ari nahasobanuriwe, mbona ukuntu ari ahantu atwifuriza natwe kumusanga. Yesu ashimwe cyane. Nyine ndavuga se ubu buzima twaremewe kubamo wabukuramo umuntu gute? Imana yaransobanuriye, iranahuza ibyo bintu ndangije mu mutima wanjye. Ndavuga Mana, niba turi abakristo koko tubibira mu bugingo, uyu muntu nanjye ndi wowe namutwara. Ntago Liza ari umuntu winaha, oya, nta kintu kinaha yarakumbuye na kimwe. Ntago nigeza mbona ari umugore ategereje kugira ngo ibyiringiro bye bizabe ko hani muntu yacu twarayiganiriye, turavugana ngo ni gute twakora hari muntu yacu. Turasanga ikintu kitunezeza mu buzima ni ugusenga. Turavuga nta hantu twajya, nta kintu na kimwe twakora. Hani muntu yacu icyumweru cyose tuyishyira mu masengesho. Ubwo buzima Imana nyine yari izi neza ko nibwo buzima bw'igihe gito twabanamo, tukazagira nkajya mwibuka nkumva ndishimyeho kugira mbabari. Iyo mwibutse Yesu mwishimira mu mwami wanyu. Haleluya. Nanjye nta mpamvu nimwe mfite yo kwibuka Liza numve ndababaye, numve mfite icyuho cyuko yampaza.
urwo rukundo rwo mu mubiri narwatswe, numva mpawe urukundo rwo kumukundira muri Kristo Yesu. Buri mugoroba twagiraga igicaniro tukajya kwisengera. Abantu bakunda kuba ku rusengero nijoro batubonaga, umuzamu we yabaye umugenzi wacu, arabizi ko ari amasaha yo kudufungurira n'amasaha dusohokera. Ntabwo twigeze tubona agahina gatoya ko kwisanzura ngo twumve ko tubaye busy mu gukunda no gukundana n'ubuzima bwa none ndi kumwe na Liza. Niyo mpamvu birangoye gusa nkaho mwishakira muri ubu buzima. Ndi kureba ahantu ari nkavuga Liza, kuko nabanye nawe numva afite ubuzima bw'ukuri muri Kristo Yesu. Navuga Liza, ibintu byose nakubwiraga urabona ko ari ukuri, ukuntu nakwitwayeho kose urabona ko ari ukuri. Yajyaga ambwira byagukomereye ndi kubireba, nkamubwira ibintu biroroshye humura, byibuze ibyo biri kuza. Nkavuga Liza, noneho ubwo uri kumwe n'umwana uri gusobanukirwa ko biba byoroshye nubwo babikomeye. Haleluya, haleluya. Bavanye ubuzima bw'Ukristo buriho. Haleluya, haleluya. Nzi neza ukuntu Imana yomora umutima nisigemo igikomere. Ntabwo Imana amagambo yavuze ari ibinyoma. Yaravuze ngo ibintu byose bagerageza ndabipima nkamenya ko mwabasha kubyihanganira. Nimundeba mumbabarire mu mubiri, ariko mu mwuka ndi proud y'Imana Imana yampaye. Yesu ashimwe cyane. Mfite bene data dusengana, tujya dusenga amasengesho, nabyita amasengesho yo gusaba ibintu tutazi, twumva dukeneye kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ariko n'ukuri umutima wanjye wishimiye kuba igitambo cyo kugira kikiriza Imana ubugingo bw'uyu mwana wayo. Yesu ashimwe cyane. Bavandi, ubugingo buragenda kandi bukaruhukira aho bwiteguriye kuruhukira, kandi birema amahoro, bitanga imbaraga ku basigaye. Ndabifuriza bene data, ubu nibwo ndi kubona ko nari umukristo utazi ubugingo icyayo. Ndi kwiga amasomo arutayo mwebwe muri gutekereza. Nibwo ndi kubona ko urupfu Yesu yarugize irembo. Haleluya. Yesu yafashe urupfu arugira irembo. Abantu mukunda hari igihe bazasohoka muri uyu mubiri, ariko rata Yesu yafashe urupfu aruhindura ahantu tuzakomereza kugenda kubaho. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yo, ubwo buzima ntabwo mwumvisha amagambo y'ikinyarwanda, ariko Imana ibubahisha. Imana ibabwire cyane. Ndabifuriza kuzaruhuka, kuko ngewe nyiri muri uyu mubiri mpawe kumva ikiruhuko cy'umuntu ndetse n'ubugingo Imana ikunze. Yesu ashimwe cyane. Soreje ku muganga Imana yaduhaye, umwana w'umukobwa ukiri mutoya, aradukunda, tutamana zigiye tuziranye, aratubwira ngo ndifuza ko rizazaza kubyarira iwacu. Twumva turemejwe ko agomba kuhabyarira Kacyiru. Haciyeho iminsi twari twahuriye muri groupe n'ubundi ya si ngombwa ko mbijyamo cyane. Arampamagara arambwira ko ndi kubona turi kubyaza Liza, mbibonye kabiri mu nzozi. Nkabona turamubyaje, ariko nkabona ko akundi umudamu abaryamye kuri ka gatanda, nkabona ko akunda azamura amaguru, nkabona turi gushaka kumugeraho, ariko nkabona ntituri kumugeraho. Kandi nkabona imbere ye handitseho ngo Nikio. Yarampamagaye ari mu gitondo, arayingira niyamye ku gitanda na Liza. Yo, ntago umutima wanjye n'umutima wa Liza twari kumva ibyo. Ndamubwira humura, turasenga. Arambwira ati ariko musenge, ibyo bintu mbibonye kabiri. Mbonye tutari kubasha kumugeraho, kandi mbonye handitseho Nikio ku bana. Ariko ingano y'ihumura Imana yaduhaye mu rugendo rwo gusama kwa Liza, twumvaga n'ibyo ngibyo nabyo nyine data azabikora uko. Berina arampamagara arambwira ngo se ko naraye ndose inzozi. Uyu nyine uvuye kuvuga ubuhamya hano, ese izihe nzozi? Nabonye wambaye ikoti ry'umweru, ufite irindi ku rutugu, mbona ufite ubukwe, Liza ntari kumubona. Ndamubwira, arambwira kandi nabibwiye papa, aransobanurira ngo ubwo nyine ngo abari garisodoneri yatambaye ikoti saba ari we mugeni. Ibyo nabyo numva nyine ntago rwose urwo rurimi rwumvishe pe, ruransiga cyane. Ngira Liza mu minsi yashize
Boneta amereye nabi mushiki wanjye, mwagiye kwifotoza amafoto ya mbere ya shoot, nkabwira Riza tujye kwifotoza, Riza akambwira nukuri mu mpwemu yanjye nta birimo, ndumva nta mafoto mfite mu mutima, ntago numva ko tugomba kubaho nkuko nyine ubuzima butubwira ko tubaho. Aragenda dushaka udufoto tw'udutoki tw'abana ngo tuzajya dupostinga utungutu birahagije. Tuganira turi muri fiançailles, twatekereje ukuntu tuzadekora salo yacu, dusanga nta televiziyo dushakamo kubera ko twumvaga dushaka gusabana n'Imana bihagije. Noneho nkora ibintu bya design, nekereza akabati nzakora karimo amapendo, karimo ingoma, karimo ibitabo by'indirimbo, karimo ibitabo by'umugenzi, nkabona ukuntu abantu bazajya baza mu nzu yacu nta bindi bintu bibarangaza, tukicazwa gusa no gusangira amakuru y'ijuru. Ibyo bintu tubihurizaho umutima, nukuri twabikoze gutyo. Mu myaka maranye na Riza, mu mwaka umwe maranye nawe no mu myaka 3 tumaranye, hari ikintu kimwe Riza yansabye. Ejo bundi numvishe umutima unsaba ikintu 1 2 3, arangira ngo sheri ngiye kuzabyara ariko tuzaba dukeneye televiziyo kugira imfashe. Ndabwiye se ko ibi bintu twabihurije hamwe umutima bivuye ku Mana, ntacyo tubyihorere, Imana izabikora, tuyoberwe ukuntu yaje. Arabisaba bwa kabiri, abinsabye bwa gatatu, ndavuga Riza ari kunsaba kandi ngomba kumuhereza. Ndavuga nzamukorera surprise nava kubyara, asange televiziyo mu rugo. Kuwa mbere ni mugoroba ndi mu mujyi, numva umutima urambwiye ngo gira vuba gure televiziyo uyijyane mu rugo kandi uyimwereke. Umubwire ngo dore ngiyi televiziyo tuzajya tureba, gira vuba ubyare vuba tujye kureba televiziyo mu rugo. Haleluya, haleluya. Cyo ni kimwe mu bintu Riza yanyatsa gikuye ku mutima. Ndashima Imana ko televiziyo yashakaga nayimuzaniye akagenda yirebye. Ndi gutegura icyumba cy'abana mbitekereza, numvishe mbwirwa mu mutima ngo ntuzakore surprise, gitegura harakireba ubwiza bwacyo. Bya bindi nyine dutekereza ngo azatungurwa no kubona ukuntu gisa, numva ngomba kubikora hari. Ndabikora, arakireba. Bavandimwe, ntihagire umuntu n'umwe mubaza ese ibindi bintu byose mwajyamo nukuri mwamubeshyeye abantu, mwamubeshyeye abantu pe. Imana yasaruye ubugingo, nanjye ndi Imana natwa. Kandi muze twicare nyine twumva ukuntu Imana ikunda ubugingo. Muri iki gitaramo Imana izabaye kumva ukuntu ikunda ubugingo. Haleluya, haleluya. Inkuru mbafitiye nuko Imana ikunda ubugingo. Yadutwaye akagashusho keza twakundiraga mu mubiri, kugira mumenye agaciro n'ubureme bw'ukuntu ikunda ubugingo. Yanwaye ikintu itigeze imfatanya nacyo ngo numve nyikundiyemo. Ntago nigeze nkunda umubiri we, yaransigaga iteka, ntago nigeze mushyikira. Yari afite imbuto ziruta ukwasa mwebwe. Ngiye shobora kubabwira, kuwa mbere twavuye gusenga ahantu twasengeraga hano munsi ya Faisal, ahantu hari akantu k'akayaga munsi gacuritse bakoze ikiyaga. Twagendaga buri mugoroba mu cyumweru gishize n'iki, tukahaparika tukahasengera. Tuvuyeyo tugeze mu kabuga ka Nyarutarama, tubona umumama uri mu muhanda ufite umwana n'umukozi, arambwira sheri gira vuba subira inyuma tujye gutahana bari abantu tubageze mu rugo. Mbega ijwi ryanshumitse mu mutima. Ngewe mbibonye mbona bari muri quartier bari gutembera. Ndambwira be bari abantu bari gutembera bari muri quartier. Ntago nyine ari abantu batashya ahantu kure. Hariya nyine nta muntu uhatemberera adahatuye. Ariko we ko atarabizi quartier zina atazizi cyane, we yagize n'abantu bari gutahana. Ariko ntwara imodoka ndi gutekereza uyu mutima, ndawutekereza uransiga pe. Uransiga numva ndatakaye. Kuwa gatandatu hari umumama waraye mu rugo n'akana. Akana mu gitondo kunda yari afite nini cyane, kabyuka karira. Igitondo Riza yabyukaga ambwira genda unzanira icyo kunywa no kurya ndashonje. Ngiye kumva numva ngiye ndi kwipfunyarika mu bitanda ngakana kari kunsakuriza. Ngiye kumva numva arabadutse agiye gukuramira akana nyina aryamanye nako. Mana we, numva urubanza mu mutima ndavuga ariko kamere yanjye ndi mubi. Inda afite arabyutse agiye kuramira akana. Numva biransize, numva niryo naryo nisomo ndacumiswe mu mutima wanjye. Inkuru ya nyuma, ejo bundi twagiye kuri anniversaire ya Biju. Atubwira ukuntu nyine yatangiye ubucuruzi bwe. Dutashye ankira ku nkoni koko.
anga kucyura umuntu upinga bingana kuriye, kuki utambwiye ko biju yadushimiye Imana atubwira ko umwaka Imana imuhaye no gutangira ubucuruzi bwe. Ariko ngiye nk'umuntu nyine wumva ibintu, nkumva nyine ni nk'umwana wavutse Imana yahaye igitekerezo cyo kuba hakora, utangiye nyine kubigerageza, ariko wumva nta bucuruzi buhari. Ariko Riza bambajije ejo ijambo tuzandika ku gituro cye ni rihe, ndababwira ngo Riza yaratuye mu ijambo rivuga ngo biremetse nona. N'umuntu utarigeze agira ikindi kintu yibaza kizabe ejo, yabaga mu bintu bya nona. Abantu bamwumvisha avuga ni nona. Arambwira kuki mufata ibintu by'Imana mukabigira bitoya? Bavande, nagiye yarafite mu mwuka we cyo kwibaza ejo hazaza. Ntago Imana intwaye umuntu, ngo ntago Satani anyibye umuntu. Imana isaruye umuntu yageneye igihe kingana nkuko turi kukibona. Yesu ashimwe cyane. Ubugingo bwanjye bwasobanukiye ibyo bintu, bimesha gukira. Ndabasabiye mukomere mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi muzandike mvuge. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze. Nitwa Merveille. Nari inshuti ikomeye y'umuryango wa Kalisa Bonheur. Menya Riza yakundanaga na Bonheur, aje ndi mu bantu ba mbere yasuye. Aza kunsura mfite umwana arwaye, ndibaza umuntu uje kunsura bwa mbere ari uko mfite umwana arwaye, numva binkozeho. Aza aje kumusengera ko twari twatashye tuvuye mu bitaro, ariko hashize umunsi dusubira mu bitaro. Bwira Bonheur ati nanasubiye mu bitaro. Ngiye kubona mbona saa 5 zishira saa 6, Riza na Bonheur barinjiye, aravuga ngo Riza yanze ko tutaha tutabonye nana ngo tumusengere. Araza Riza basenze icyo gihe, Bonheur arangiza isengesho barataha. Maze kugenda nsigara nibaza ku muntu w'umukobwa uje gusengera umwana saa 5 z'ijoro. Numva arandenze, numva mukunze kurusha uko namukundaga, ariko nkumva ko mukunze sinzi ko njya azanyakirana urwo rukundo. Uko nabyibazaga byabaye contraire yabyo, kuko Riza yarankunze pe. Riza yarankunze ndabyumva. Riza yarankunze numva ko bitakira ubushuti, ahubwo mbonye undi mutitseho. Ku buryo n'abantu benshi bajyaga nko kwa muganga bavugaga ngo uko musa ngo muravugana, atavuga ngo yego ni petitseho wanjye. Vuze petitseho. Ndavuga ibintu bitatu nigiye kuri Riza, ariko ikintu cya mbere mvuga namwigiyeho Yesu. Numvaga Yesu ariko sinari muzi. Yangishije Yesu mu gihe gito cyane. Aramunyigisha nyine ndamwumva, numva ko numvishije noneho Yesu wanjye, apana ngo numvanye pastor cyangwa numvishije mu buhamya. Noneho numva Yesu ukomeza. Numva Yesu mu ijambo yakundaga kuvuga ngo ni papa wacu. Numva Yesu nka papa. Birankomeza. Ikindi kintu nigiye kuri Riza, yagiraga kwizera kw'ibisazi. Yagiraga kwizera kwinshi cyane. Nk'ibintu bibiri nibuka yangishaho kwizera. Ndashaka kujyana umwana ku ishuri ariko nkumva ntabwo ndi convinced yabyo. Ese ni ngombwa yuko mujyana muri crèche? Si ngombwa. Nyine nkumva simbyumva. Hanje arambwira ngo Merka, niba abana b'abami bajya muri crèche cyangwa bagakorerwa ibyo bagomba gukorerwa byose, ni gute umwana w'umwami w'abami atazakorerwa ibyo agomba gukorerwa byose? Atazakorerwa ibyo agomba gukorerwa, akorerwe na extra. Rero wifata
aba bana Imana iduhaye ngo bafate nk'abacu. Ati hari nana ari aba bana banjye, ati nta n'umwe wacu, abana ni ab'umwami. Kandi nutangira kubafata nk'abacu, ati hari ibintu byinshi tuzaba prive. Ati rero dufate abo bana tubagira ab'umwami, ati ibindi byose tujye baba nk'umusozi. Ubwo nafashe decision mujyana ku ishuri. Bwa mbere ifoto namufashe nayihaye Liza, yaraserebuye, tukajya tumubwira ngo ari guserebura nk'abafana ba Rayon Sports, kuko yaraserebuye pe, aravuga ati satani turamutsinze, tumweretse ko abana bacu bagomba kubona ibyo bagomba kubona n'ibiri extra. Ikindi kintu izanyigishije kwizeraho, nari mfite defense ariko irimo ibintu by'amananiza. Ahita arambwira ngo ese Mark, ngo wowe niye step wakoreye Imana yo kwiyereka yuko uri tayari? Ntabwo ntayo. Uretse gusenga hari ikindi. Ahita arambwira ngo ufite imyambaro? Ntabwo ndumva afite nk'ipantaro nzambara ariko ati sindaribona. Arambwira ngo utegure imyenda ariko iri prophétique, ntupfe gutegura gusa, kuko iyo myenda niyo izagutambutsa. By'ukuri naramwumviye ndabikora. Umunsi nayiguze, umunsi banyemereye defense yanjye, naho icyo gitego tuba turagitsinze. Nakoze defense ari kuwa gatanu, kuwa kabiri nkora accident. Mbwira Liza ati satani twamutsinze ariko aramvunnye. Arambwira ngo oya, hari ibyo kukoreye.